ni politiki y'ubukungu. Ese ibingibi turiho turavuga ibingibi by'abanyarwanda bishyuzwa mu madolari, hari icyo wenda bamwe mu bayobozi b'igihugu baba babivuzeho? Twagaruka nko ku ijambo umukuru w'igihugu yabivuzeho abashishwe icyo kibazo, yavuze ko ibyo bintu bidakwiriye. Gari n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza amanyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ko ugomba kwishyurwa nka rent cyangwa iki mu madolari, nabo bakwiriye noneho kwishyura mu madolari mu buryo bwa taxes bishyura. Mugiye kwirwa nshuti mudukurikiye kuri Buganza TV. Muri aka kamwanya rero tukaba tugiye kubagezaho bimwe mu biganiro n'ubundi musanzwe mukurikira kuri channel yacu. Aka kamwanya rero nje muri kumwe ndi Nyandwi Omar cyangwa se unyite Bob Juno. Tukaba nanone kandi turi kumwe n'umutumirwa wacu. Meriwe neza. Amakuru yanyu? Turashima Imana. Tubaye ikaze ahangaha kuri Buganza TV. Murakoze cyane. Mwakibwira abanyarwanda badukurikiye muri aya masaha? Yego. Amazina ni Izabayo Christian, ariko abantu bakunda kunkurikirana cyane banzi nka Meshanti bitewe n'ibikorwa by'ikoranabuhanga umuntu baragiye ajyamo. Urakoze cyane. Uyu munsi turi kumwe n'uyu mutumirwa wacu nkuko amaze kubabwira ko yitwa Izabayo Christian. Izabayo Christian, ko tubona ukiri mutoya kandi tukaba tugiye kukubaza bimwe mu bibazo bijyanye na politiki. Dusibe kurengera. Iyo uvuze politiki hari aho tuvuga ngo tuze kugira mbarigo, kuko politiki urubyiruko tugomba kuyigenda nk'abari mu modoka. Urakoze cyane. Uyu munsi rero nifuje ko nje n'umutumirwa wanjye tugiye kuganira ku bijyanye namwe mu mabwiriza asa naho yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse akaba yanavuzwe na bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu. Uyu munsi rero ikintu tugiye kugaruka ku mujyi wa downtown. Umujyi wa downtown ni umwe mu mijyi iri mu Rwanda, ariko uyu mujyi ukaba uri kuvugwaho byinshi mu itangazamakuru ku bijyanye na bamwe mu banyarwanda bishyuzwa amafaranga mu madolari y'ubukode bw'inzu. Ese iyi nkuru wari usanzwe uyizi? Iyi nkuru yamenyekanye cyane kuwa 4 Mutarama, ku itariki 9 Mutarama umwaka wa 2025, ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari ari muri press conference mu kiganiro n'abanyamakuru. Iyi nkuru nibwo yamenyekanye cyane, iranavugwa cyane. Iyi nkuru rero yaje kuvugwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyuma yuko umwe mu banyamakuru b'igitangazamakuru Mama Urwa Gasabo yaramaze kubaza nyakubahwa Paul Kagame akaba na perezida w'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, amubaza ku bijyanye n'abantu bishyuza amafaranga y'amanyamahanga, bishyuza amafaranga y'amadolari mu gihe baba bari kwishyuza amazu yabo. Iyi nkuru rero tukaba tugiye kuyiva imuzi n'umuzingo. Ese wowe urabibona ute kuba abantu bishyuzwa amafaranga y'amadolari? Ntago ari ibintu byiza, ni ibintu bibi cyane ku bacuruzi cyangwa se abo bishyuzwa ayo mafaranga. Kandi ni n'ibintu nanone bibi ku kigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Nabyo ntago ari ibintu byiza nanone kubishyuza ayo mafaranga y'amanyamahanga. Ariko abo ngabo bishyuzwa ayo mafaranga ntacyo bibatwaye, ariko abayishyuza birakibatwaye. Kandi nanone abo ngabo bishyuzwa ayo mafaranga hari ikintu bibatwaye. Twabonye inkuru y'umwe mu bantu batangaje ku kinyamakuru avuga ko yatangiye yishyuzwa amafaranga y'amadolari, idolari icyo gihe ryavungishwaga amafaranga
700 kandi ubu tuvugana muri aya masaha idolari riri ku 1,100. Ese niki wenda mege nk'abasesenguzi mureba ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubukode bw'amazu, ibi bintu murabibona ko ari ibintu bikwiye mu banyarwanda? turahera wenda kuri uwo mucuruzi yaganiriye na radio na TV Isango Star, avuga ko yatangiye kwishyura inzu idolari riri ku mafaranga 700. Ariko ubu tuvugana idolari ryarazamutse, ubu ngubu idolari riri ku mafaranga 1,400. Bivuze ngo idolari ryikubye kabiri, kari gukuba kabiri se 14, idolari ryikubye kabiri. Bivuze ngo amafaranga yishyuraga niyo yikubye kabiri, ku buryo uyu mucuruzi we ubwe yivugira ati mu mafaranga nishyuraga 480 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko ubu ngubu ndishyura amafaranga arenga miliyoni. Ntabwo yashatse kuyagaragaza ko yavuze ko arenga miliyoni, ariko nawe ushaka wayakubuka nayabona. Ese ibingibi wenda ku bacuruzi bishyuzwa aya mafaranga angana gutya, amafaranga y'umurengera mu buryo bw'amadolari, ese ibi ntabwo bishobora kuba byaba impamvu yuko abantu bamwe bakorera mu mijyi wenda indi isanzwe, wenda nk'i Kigali, abantu bari Nyabugogo ariko bakaba bakifuza gukora downtown? Ese ibi ntabwo buno bucuruzi buhambaye gutya, kwishyuzwa amafaranga angana gutya, ntabwo byabakoma mu nkokora bigatuma batajya gukorera mu mujyi wa downtown? Birumvikana ubu ngubu ntabwo navuga ngo ntabwo bikiri ibintu umuntu uri Nyabugogo yifuza kujya gukora. Ntabwo umubungu umuntu ucururiza Nyabugogo ntabwo yifuza kujya gucururiza downtown ngo nuko ari mu nzara z'umujyi. Kamwe na Nyabugogo ni mu nzara z'umujyi, urumva? Ntabwo ubu ngubu rero umuntu uri Nyabugogo yifuza kujya gukora downtown, ahantu bikira mu madolari, ahantu amafaranga azamuka buri cyumweru. Gusa ahantu wakwifuza kujya kuhakorera, ariko nanone bitewe na profit igikorwa ushaka kujya gukora, kuko biri ngombwa ko icyo gikorwa ukihakorera, ugomba kukihakorera. Si ngombwa ko ubu bishaka, ariko nyine ubundi bukungu akenshi urebye bukontorora abantu, ntabwo bukontorora. Ikintu ushaka kigomba kukujyana aho ngaho, ukagenda ukishyura iyo nzu. None se abo ngabo bo kukibundi badasohoka muri ayo mazu bakayagumamo? Nuko hari inyungu nabo babona, ariko noneho inyungu babonaga mbere, ibyo bakoraga mbere, ni ukuvuga ngo ubutunzi bwabo nabo hari uburyo bwakomwe mu nkokora. Ubutunzi bw'abo bacuruzi baba muri ayo mazu hari uburyo ubutunzi bwabo bwakomwe mu nkokora, kuko niba yarabonaga inyungu wenda tuvuge ya 5,000,000 mu kwezi se bitewe nuko acuruza, none kuri ubu ngubu akaba arimo arabona inyungu ya 2,000,000 kandi imyaka irenga ingahe, cyangwa se akaba kiri kuri ya nyungu ya 5,000,000. Urumva na ahantu yavuye na ahantu yagiye. Byumvikane neza ko kuba abantu basa naho bishyuzwa amafaranga menshi nk'uko uri kubitubwira, ku mafaranga yo kwishyuzwa ku nzu, byo bishobora gutuma bamwe mu bantu wenda bari nkanga mu karere ka Rwamagana badashobora kuba bavuga ngo nabo berekere i Kigali bajye gukorera mu mujyi wa downtown. Ibyo cyo kirumvikana cyane. Noneho kugira ngo ubyumve neza, ubu uramutse uvuye hano uri umushoramari ukajya ukabona ikibanza downtown, ukubaka inzu, imiryango ijya kuzura barayifashe. Kandi abo bantu bayifata ntabwo ari abantu bashyashya, ntabwo ari abantu baje gukora business bashya, no. Ahubwo babandi avuga bashyashya bashaka gukora business binjira muri ya miryango ya babandi ba nyirinzu bishyuza amafaranga mu madolari, ariko amafaranga akaba yararangije kuzamuka, yarafashe intera yo hejuru. Hanyuma babandi barasanzwe muri ya mazu birukira muri ya mazu mashya, kuko amafaranga agize gute yamanutse. Ngewe ubwanjye tuvugana, ngiwe hari umuntu nzi ucuruza ibintu by'amakuvurero, inzu ngo bacuruzaga bari maze kugera kuri 2,250,000. Barangije hari indi nzu yuzuye vuba bahita bayijyamo, icyumba bayikishyura 1,000,000. Byumvikane neza ko noneho nyiri iyo nzu biyishyuzaga amafaranga agera kuri miliyoni hafi 2. Ubwo nyiri gucuruza izo kuvurero n'abarangije ahita avuga uti ntago naguma muri uyu muryango, ndimukira mu muryango uri bunyishyuze amafaranga ari hasi yayo ngayo. Ese ibi ngibi byo ntago bishobora guteza igihombo ba nyiramazu? Ba nyiramazu ubundi ayabo bayakuyemo, ba nyiramazu bayakuyemo, bamaze kuyabona. Wese ari gutumbwira gufashe amafaranga uyakubye kabiri, ufashe amafaranga uyakubye kabiri. Uyu munsi uri kunkodesha, unkodesheje 20, aho kugira ngo wongereho 5 ukubye kabiri.
ayo barangije kuyabona kandi hariya ntago ari ahantu ushobora kubaka inzu cyangwa se ushobora niyo yayishyira kuri miliyoni 2 hazaza umuntu n'umuntu ufite business ikaze ahita ajya muri iyo nzu ahubwo kuri Rwanda Revenue ho tugarukire Rwanda Revenue icyo kibazo nari nzi ko ari cyo ngiye kwita nkurikizaho ese kubijyanye nuko Rwanda Revenue ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ese cyo niba abantu babishyuza amafaranga mu madolari ese icyo kigo cyo cyaba gifite ubushobozi n'uburenganzira nabo bwo kuba bakishyuza imisoro mu madolari uratubwira wowe wabashije kubimenya ntabwo Rwanda Revenue yemerewe kwishyuza imisoro mu madolari business zose keretse business abantu bakora business nka za hotel abantu bakora ubucuruzi ku kibuga cy'indege ndetse n'abakata amatike y'indege ikindi n'abakora business z'imikino y'amahirwe nka za casino abo nibo basora mu madolari kuko n'ubundi abo ngabo bemerewe kwakira amafaranga y'amanyamahanga ese noneho ndakubaza ahangaha niki wenda mwebwe mubashije kuba mwarasomye cyangwa se mwarize cyane mukurikira politike bijyanye ni politike y'ubukungu ese ibingibi turiho turavuga ibingibi by'abanyarwanda bishyuzwa mu madolari hari icyo wenda bamwe mu bayobozi b'igihugu baba babivuzeho twagaruka nko ku ijambo umukuru w'igihugu yabivuzeho abajijwe icyo kibazo yavuze ko ibyo bintu bidakwiriye kuba abantu bakorera downtown bishyuzwa mu madolari nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ko ibyo bintu bidakwiriye yavuze ko bidakwiriye ari uwishyuza mu madolari ari n'uwishyura bose ntibakwiriye kubikora kubera ko uwo wishyuza mu madolari we asora mu manyarwanda bivuze ngo rero aho asorera bazi ko yishyuza mu manyarwanda niyo mpamvu nawe mubariye umusoro bamubarira mu manyarwanda kandi ubucuruzi asora bukaba butemewe ko bamubarira umusoro mu manyamahanga urumva kubera ko hari itegeko ribigenga ibi byo ntabwo haba harimo uburiganya kuba abantu baba basora amafaranga mu manyarwanda kandi bakiriye amanyamahanga urumva kunyereza umutungo niko nabivuga byafashe intera kandi abantu bagiye biga ubwenge bwinshi ku buryo rwa Rwanda Revenue ku rwego rwa Rwanda Revenue n'abangabo ba nyiri mazu basorera amazu yabo kuko ayo mazu n'ubundi arasora nabo baba ari ubucuruzi bakora bwo gukodesha amazu nabo barasora hari imitungo banyereza byumvikane neza ko hari amategeko ndetse n'amabwiriza bano bantu baba bari kwica cyane none ni ukuvuga ngo ese wenda nk'abakuru b'igihugu iri tegeko wari umaze kutubwira bo baba barabifashe gute cyangwa se nyuma y'uko Mutesi Scovia yabajije kino kibazo akibaza nyakubahwa Paul Kagame akaba na perezida wa Repubulika y'u Rwanda ese niki perezida Paul Kagame yaba yarabivuzeho ese iyi nkuru hari aho waba wayibonye cyangwa se wari wibereye muri iyo nama y'itangazamakuru cyangwa se wenda ukaba ufite ikinyamakuru waba wasomyeho iyi nkuru ikaba ari inkuru yizewe yihumure ku basora ndetse n'abasoreshwa iyi nkuru iri ku binyamakuru hafi ya byose biri update mu Rwanda byemerewe gukorera murandasi byemerewe kwandika inkuru ariko inkuru wenda zirandikwa abantu bakagenda bakabeshya bitewe nuko abantu bashaka iki abantu bakurikiye ariko noneho iyi nkuru no ku gihe ushobora kuyisangaho ariko wenda icyo perezida we Paul Kagame yabivuze ashingiye ku itegeko n'ubundi banki nkuru y'u Rwanda n'ubundi yashyizeho ni itegeko n'ubundi rigenga abantu nyine bakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo mu Rwanda itegeko nomero 48 akarongo kabera 2017 ryo kuwa 23 z'ukwa 9 2017 rigenga banki nkuru y'u Rwanda nk'uko ryahinduwe kugeza ubu riteganya ko inshingano zose zizamo amafaranga cyangwa ibikorwa byose bikorewe muri Repubulika y'u Rwanda bigomba gushyirwa kandi bikishyurwa mu mafaranga y'u Rwanda. Banki nkuru y'u Rwanda iteganya ko abishyura mu mafaranga y'amanyamahanga ari aba bakurikira: abafite amahoteli, abacuruzi bacuruza amatike cyangwa se bakata amatike y'indege, abantu bakora ubucuruzi ku kibuga cy'indege,
ndetse n'abakora imikino y'amahirwe izi nka casino, abakora business z'imikino y'amahirwe izi nka casino. Urakoze cyane. Iri rero ni itegeko ryemerera abantu bose ko bagomba kwishyura amafaranga y'ibyo bakora, ariko bakayishyura mu mafaranga y'u Rwanda, usibye ibika bine iri tegeko ryamaze kugarukaho. Ese ahangaha turibaza, ese bano bantu baba baraciwe amafaranga angana gutya, ese hari ubwo wenda hari itegeko rindi rizabagenga ko wenda ayo mafaranga baba baraciwe bayasubizwa? Tayari iri ryarabagonze, iri ryamaze kubagonga. tumaze kubasomera ryarabagonze. Ni ukuvuga ngo rero bimwe mu biri kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ni aba bantu bari kwishyura amafaranga mu madolari, uretse ko ibingibi iri tegeko ryamaze kugaragaza ko bitemewe. Ese wowe uri kumva iri tegeko ritari kuza kuba riri kurengera uyu muntu wishyura umuntu wishyura aya mafaranga? Biramutse bihinduwe bigasubirwamo, ni ukuvuga ngo abishyuraga muri aya mafaranga baba bagize amahirwe. Ubwo ba nyir'inzu bavuga bati banyishyuraga mu madolari, tuyavunjije mu manyarwanda dusanga ni 1,500,000, bitewe nuko na ba nyir'imazu bashobora kuba bafite business wenda zikorerwa hanze y'igihugu ariko zisapotingwa n'amafaranga ava muri ya mazu yabo. Rero niba nyir'inzu afite business hanze y'igihugu isapotingwa n'amafaranga akora muri iyo business ye, ubucuruzi cyangwa se business yakoraga, mu byo miliyoni yaguraga muri ya business ye cyangwa yakoraga yabashaga gukora, ikaba itakibasha kubikora, afite uburyo azamura ya mazu yakurikije kuko we ibyo akora bikora mu mafaranga y'amadolari. Ibyo ngibyo rero ariko nanone nyir'inzu nawe agomba kuvuga ngo noneho ndakurije, wishyuraga miliyoni y'amanyarwanda ugiye kujya wishyura miliyoni n'igice y'amanyarwanda, kugira ngo bibe ari ibintu bigize gute binyuze mu mucyo. Turabizi neza ko ukodesha inzu n'ukodeshwa inzu, ubwo ni nyir'inzu ndetse n'umuntu ugomba kujya muri iyo nzu, amafaranga nayo bariyumvikanira, sibyo? Bariyumvikanira. Ese wenda ni iyihe nama wagira ba nyir'amazu? Ba nyir'amazu urumva nge nta nama nabagira, ubwo nabasaba, icyo nabasaba nuko bo bafata amafaranga bishyuza bakayashyira mu manyarwanda. Noneho abo ngabo bavuga bati wenda amafaranga twishyura turahomba, akaba azi ngo nishyura 3,000,000 ariko ntabwo mbasha kuyakuramo mu bucuruzi nkora, byimuke kubera kabona ko ubucuruzi atakibasha kubukora, atakibashije nyine guhanganira isoko hariya downtown, yimuka ashaka kandi akorera ubucuruzi, ariko nyir'inzu we afata amafaranga yishyuzaga ayashyire mu manyarwanda. Urumva nyuma yuko ayo mafaranga araza kuba yageze mu manyarwanda, hari byinshi ari buze kuza kuba ari gufasha ba nyiri gukodesha? Yego, ba nyiri gukodesha arabafasha kuko n'ubundi bashyiraga mu madolari, n'ubundi arafata y'amadolari avuga ati wanyishyuraga 1,500,000 y'amadolari, dushyize mu manyarwanda yishyuraga 1,500,000. Ubu noneho ugiye kujya unyishyura n'undi 1,500,000 ariko uyampe mu manyarwanda. Uwumva twe icyo turi kumva nuko n'ubundi ijambo idolari nicyo kintu tudashaka kumva. Yego, kuko ritemewe ahubwo ubucuruzi bukorerwa, ijambo idolari ntago rihemewe. None mu gusoza wenda ni iyihe nama wagira ba nyiri kwishyura? Ba nyiri kwishyura amazu nibarebe niba ahantu bakorera bafite profit, niba nta profit bafite bahave, niba nta nyungu bafite, aho kugira ngo birirwe barira ngo baratwuririjeho, niba nta nyungu bafite, wenda hari igihe umuntu akuririza ukabona inyungu yashize, bajye mu yandi mazu cyangwa bashaka ahandi hantu bakorera ubucuruzi. U Rwanda ni runini, sigunga downtown gusa, niba babona bibabangamiye nabo bashaka ahandi bakorera, igihe nyir'inzu hanze kugira gute kugabanya cyangwa se gufata amafaranga yishyuzaga ngo yashyire mu manyarwanda. Urakoze cyane rero mutumirwa wacu, turi kugenda tugana ku musozo. Ese wowe ibingibi uri kutubwira cyangwa se aya makuru uriho uraduhereza usangiza n'abanyarwanda bose muri rusange, aya makuru wari wayasomye ku kihe gitangazamakuru? Ntabwo wenda byose twajyaho ngo tubirondore, ariko ikiza ku bantu bakunda gusoma itangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru byandikirwa muri andasi, icyo nabasaba baforonga ikinyamakuru cyo mu gihugu indani igihe.com, aya makuru barayasangaho.
watubwiye ngo ndetse na mama w'Urwagasabo ni televiziyo iri gukorera mu Rwanda nubwo ikiri nshyashya ari nayo nkomoko y'iyi nkuru, ndizera ko ariko bimeze sibyo? ya ariko ntabwo twavuga ko ariyo nkomoko y'iyi nkuru kubera ko muri press conference nta munyamakuru wari wahejwe. Urakoze cyane, ako kandi niko nashakaga kumenya ko uzi gusesengura amakuru. Inshuti rero mwari mudukurikiye kuri Buganza TV, turi kumwe n'umutumirwa wacu ariko ikiganiro cyacu kiri kugera ku musozo. Ese niki wabwira abanyarwanda bari bagukurikiye? Icyo nababwira nuko bakanda subscribe kuri Buganza TV. Murakoze cyane. Nje mwari kumwe ni Nyandwi Omar cyangwa se unyite MC Bob Juno kuri mikoro za Buganza TV. Ibiganiro byacu nakagaruka, Imana ikomeze ibahe umugisha, murakoze cyane.